amarira yisuke, ujye ubaza Imana ngo ese Mana ngo urambona, ngo ese Mana ngo uranzi, ngo ese Mana ngo uri kumwe nanjye. Ariko Imana igira gutya yeyura umubabaro ugera ahantu kuko hatindanye nayo, yange ko abantu bagucishamo ijisho. Imana ikagukura muri karande z'iwanyu, mu businzi, mu basambanyi, mu basazi, mu bantu bazezengeye. Ariko Imana ikagukuruza ineza yayo, ikagutoranya kugira ngo uzayikorere, ikaguhagarara, ikagukoresha ibyo abandi batigeze bakora. Muve mu gihiriri, muze mwibanire n'Imana, ubane n'Imana kuruta kubana n'abantu. Abantu se kubinginga, abantu biruka ukamera nk'uwigura, ejo nejo bundi bigapfa, ejo nejo bundi bakakuvaho, ejo nejo bundi bakakwihinduka. Ariko Imana ntigihinduka. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hategera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. N'amarira aba muri uwo murwa, na mu ruhu bayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzakigeramo. Haleluya nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru. Niringiye kuzinjiramo, haleluya, haleluya nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru. Niringiye kuzinjiramo. Amen. Amen. Turabasuhuje abashuti bacu kuri Mubwire TV, turabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Nta kindi tubwira abantu, nukubabwira ko ari beza, nukubabwira ko tubakunda, nukubabwira ko tubashimira, nukubabwira ko muri ingenzi mu buzima bwacu. Twebwe mumaze kutumenyera, nta bindi bivugirwa aha, kandi nubwo tubabwira ngo muri beza, ngo turabakunda, Kristo abakunda kuturusha. Kristo abakunda kuturusha, Kristo abitayeho. Kristo ni ufite urukundo rwuzuye ruruta urwo twebwe dufite. Urwacu ni ruke cyane, yagiye atuvunguriraho, ariko urwe ruruzuye. Hari abantu bakeneye urukundo, turababona muri comment batubwira ngo ese mwatugeraho, nubwo twe tutabageraho. Kristo afite abantu benshi, Kristo afite amaboko akomeye, afite imbaraga, yabasha kuboherereza abandi bantu babasha kubageraho, bakabarokora cyangwa bagatuma mwongera kuryoherwa. Nta kindi twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero turabakunda kandi muri umugisha, muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro. Hari igihe rero tubyuka twumva turi buhimbaza Imana, iyo turebye imirimo y'Imana, iyo turebye gukora kw'Imana, iyo dusubije amaso inyuma. Umugani wa Holy Nation bavuze ngo nsubije amaso inyuma,
babona imirimo Imana yakoze. Natwe rero tubyutse tugasubiza amaso inyuma, tukongera kubona umunsi ukeye, tukongera kubona igitondo cy'umugisha, tukongera kubona tubyutse tuvuga bikemera, ingingo zacu zibasha gukora, turavuga ngo Kristo we, natwe tuguha igitambo cy'uyu munsi, reka tukuririmbire, reka tuvuge imirimo yawe, reka tuvuge gukomera kwawe. Dufatanyije na Dawidi kuvuga ngo mutima wanjye we, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Nawe wibuke ibyiza Uwiteka yagukoreye, nubwo uri mu kaga, nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu ntambara, nubwo watawe. Abantu barampamagara ngo umugore yantanye abana, ngo umugabo yantanye abana. Nubwo watawe, nubwo uri wenyine, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nkunyuzeho, ngo nsanga wigaragura, ngo mwisayo, ngo ndakubwira ngo baho. Nimwongere mubeho, nimwongere mubeho munezerewe, nimwongere mubeho mwishimye, nimwongere mubeho mufite ubuzima bunezerewe. Ahantu hose Kristo afite abantu. Bantu mukurikira Mubwire TV, mumaze kureba ibintu tugenda dukora, nawe jya ugira gutyo uvuga ngo muri quartier ntuyemo, muri uyu murenge ntuyemo, muri uyu mudugudu ntuyemo, nanjye nagira umuntu mbere umugisha, nanjye nagira umuntu nongera gutuma aryohewe. Wowe nufata iyo ntego ukavuga ngo reka ngire umuntu ndemera ibyishimo, reka ngire umuntu ndemera amahoro, reka nongere ngire umuntu ntuma yongera kunezerwa, bizarushaho kugenda neza. Dufatanye gutuma abantu bishima, dutume isi irushaho kuba nziza. Uyu munsi rero tugiye kugenda turirimba, duhimbaza Imana, tuvuga imirimo Imana yakoze. Nimwo dora twiseguranye nawe ngo sinzi kurimba, ariko iyo ndirimbira yumva icyo mba nshaka kuyibwira, kandi nzi neza ko izi ndirimbo hari umuntu Imana iba yagendere, hari ikintu Imana iba ishaka gukora mu buzima bw'umuntu, hari uwo iba ishaka ko yongera guhemburwa, cyangwa se ishaka kongera kwibutsa ibihe byiza bagiranye biciye mu ndirimbo. Reka turimbe indirimbo ya 50. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije, mureke ibyifuzwa n'ab'iyi si, mushake ibyahishwa abanyabwenge, njyewe na Data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe, njyewe na Data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe. Murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa nuzi imigambi yanyu, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa nuzi imigambi yanyu, inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, Uwitanganza mugororera, ndaza vuba umuseke utambitse, Uwitanganza mugororera, ndaza vuba umuseke utambitse, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, Uwitanganza mugororera, ndaza vuba umuseke utambitse, Uwitanganza mugororera, ndaza vuba umuseke utambitse,
uwitanganza mugororera ndazavuba umuseke utambitse mureke ibyifuzwa n'ab'isi mushaka ibyahishwa abanyabwenge njyewe na data tubana namwe ni muri mwe nyine turi kumwe njyewe na data tubana namwe ni muri mwe nyine turi kumwe. Amen. Amen. Uyu muririmbyi yaranezerewe cyane aravuga ngo nimuze mwenyine twihererane. Ni Kristo wari umwihishuriye amubwira ngo nimuze mwenyine twihererane, ngo kandi ngo munsanga ahantu hatari abantu. Urusaku rurabaruhije. Imana yari imaze kubibona, Yesu yarabibonye ko urusaku dufite ni rwinshi, urusaku ufite mu mutima wawe ni rwinshi. Harimo urusaku rw'ubuzima, urusaku rw'ubukene, urusaku rw'imibereho, rw'ibyo kurya, urusaku rw'ubushomeri, urusaku rw'ubupfubyi, urusaku rw'uko umugore yagutaye, urusaku rw'uko umugabo yagutaye, urusaku rwabaye urusaku. Ariko ngo nimuze mwenyine, ngo munsange ngo ahantu hatari abantu. Ari ijambo nkunda ryo kubwira abantu ngo tuve mu gihiriri. Va mu gihiriri, va mu kigare, ushaka Imana wenyine. Va mu gihiriri cyo ku cyumweru twagiye muri church, twagiye ugira umwihariko wawe wenyine. Narababwiye ngo utarashaka Imana uri wenyine ukirindire ngo mumerekeze. Ese tuzajyana ryari 12, tuzajyana ryari Kanyarira, tuzajyana ryari aha handi usengera ni he? Iyo ukiri muri ibyo bintu biba bitaragukomerana. Ariko iyo byagukomeranye umenya icyo ugomba gukora, ugafata umwanya wawe wenyine ukihererana n'Imana. Nimba ari amakuru makeya wari ufite, menya ngo va mu gihiriri, wegera imbere gato, ushaka Imana wenyine, wihererane n'Imana, wumva amakuru, utunga amakuru abandi bantu badafite, utunga amakuru y'ubuzima bw'abantu badafite, utunga amakuru ya business yawe abantu badafite, utunga amakuru y'urugo rw'abantu badafite, utunga amakuru y'abana bawe abantu badafite, utunga amakuru yawe kabone n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe cyangwa n'uwo mwashakanye, uba ufite amakuru wadafite. Ngo njyewe na data ngo tubana namwe, ngo ntago muri mwenyine turi kumwe. Ntago uri wenyine muri ya mibabaro yawe, muri ka gahinda, muri kwa kwibaza ngo ese Imana iranzi, ngo se ngo nanjye nabona umuntu nkunda, ngo se nanjye nabona umuntu ngeraho. Njye na data tubana namwe. Kristo abana nawe, Kristo arakuzi, Kristo akwitayeho, kandi umugambi we ni mwiza kuri wowe. Wicogora, wisubira inyuma, wikwisayisha mu byaha. Va mu gihiriri cy'abantu, va mu gihiriri cyo kuvuga ngo twavuganye n'Imana muri rusange. Vugana n'Imana ku giti cyawe, ushaka Imana, uvuge ngo Imana iranshaka ko mba irashaka ko mpagarara. Wowe ukiranuke mu rwawe ruhande, ubu umuntu uvuga ngo mu rwanjye ruhande nta rubanza mfitanye n'Imana. Imana izakurengera, Imana izakugarukaho, Imana izaza ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira. Irakwemereye, yibwire wa mubabaro wo mu mutima, wa wundi utabwira umuntu, wa wundi utabwira umuvandimwe, wa wundi utabwira inshuti. Wubwire Kristo, wubwire Kristo arawumva. Ngo kandi ngo ntago ngo muzananirwa mukigenda. Hari abantu bananirwa bakigenda, ugatera intambwe ukahita unanirwa. Kubera iki? Bitunaniza birahari. Dufite ibiducogoza, dufite intambara, dufite ibibazo, dufite iyi si idukurura ishaka ko twisanisha nayo. Ariko njye na data turi kumwe. Uyu munsi ucyumva izi ndirimbo, ucyumva ko Mubwire TV yataramanye namwe, wumve ngo njye na data turi kumwe namwe, njye na data duhorana namwe, njye na data tugendana namwe. Ntago muri mwenyine. Wongere ugire umutima, wongere ugire ihumure mu mutima, wongere ugire ibyiringiro, uvuge ngo ndi kumwe na Kristo, ntago ndi njyenyine. Menya gusenga ku giti cyawe, menya kubana n'Imana ku giti cyawe. Kabone naho abantu batamenya gusenga, nta nubwo ari ngombwa ko bamenya gusenga. Wowe bana n'Imana, utindane nayo. Imana yigeze kubwira umugaragu wayo, iramubwira ngo guhera uyu munsi ngo ndatangira kugukuza imbere y'amaso yabo. Imana igigukuza imbere y'abantu bagusuzuguraga. Imana igihindura amateka, Imana igihindura ubuzima, Imana igihindura imibereho. Ahari amarira, ahari amaganya, ikakuremera amashimwe. Iki gusaba, tindana nayo. Va mu gihiriri, va mu kigari cy'abantu mukorana. Ubane nabo, si witandukanye nabo mu kazi, ariko ku makuru ajyanye n'ibyawe n'amakuru y'ijuru. Utindane n'Imana, Imana izakugirira neza.
ngo nuko mukora imirimo yanyu, ngo nzajya mbafasha mu mibabaro, ngo kandi uwitanga ngo nzamugororera. Uwitanga akita ku bakene, uwitanga akita ku mfubyi, uwitanga akita ku badafite shinge na rugero, ukitanga muri quartier utuye muzi ko uturanye n'umuntu ushonje, ukitanga ukabona abana babuze minerval ukabishyurira, ukitanga ukabona abantu ntibafite imyenda yo kwambara ukabambika. Uwitanga nzamugorera, ngo kandi ndaza vuba umuseke utambitse. Ese uzigiye umuseke utambikira? Uzigiye umuseke uzatambikira? Cyangwa natwe nawe uri muri wanda azatungurwa nk'abajura? Itegura ukora imirimo myiza, ukora imirimo myiza yo gukiranuka, ubanire n'abantu bose amahoro, wowe ukore mu rwawe ruhande ubane n'abantu amahoro, abakufiteho ijambo bihorere, wowe ubane n'Imana amahoro. Imana izakuvuganira, Imana izakurengera, Imana izahindura ibyawe bisigare biri ubuhamya no mu bantu. Abantu bajya bavuga buriya ngo kandi ndamuzi, nguriya ngo twariganye ngo bimeze gutya na gutya. Ariko mwariganye ntabwo aza ahantu watinze. Mwaravukanye ariko siko n'abantu bavukana bagatinda ahantu hatandukanye. Ibyiringiro byawe ninde? Ibyiringiro byawe birihe? Amaso yawe uhanze nde? Muririmbyi we yarivuga ngo byiringiro byanjye ni Yesu. Byiringiro ni Yesu, niwe wenyine udakoze isoni. Yesu niwe wenyine utajya uhinduka. Yesu niwe wenyine utajya uhemuka. Yesu niwe wenyine zina riryoshye, zina rimara umubabaro. Izina riza rikomora imitima, izina ryomora inguma. Abana batera ababyeyi umubabaro, abagabo batera abagore umubabaro, abagore batera abagabo umubabaro, ababosi bagutera umubabaro mu kazi, abakozi batera ababosi umubabaro. Nta kintu kitatera umubabaro, ariko Yesu ajya amara umubabaro. Nimuze mwenyine twihererane, ngo kandi munsanga ahantu hatari abantu. Urusaku rurabaruhije, urusaku ruratureruhije, urusaku rw'ubuzima, urusaku rw'imibereho. Ese ubu nanjye nzagirwa, ese ubu nanjye nzatorwa, ese ubu ninjye wavukiye kuruha. Urwo ni urusaku. Wibutse kuriho ufite ingingo nzima, wibutse kubasha kwiyambika, wibutse ko ubyuka ukabasha kwirambura gutya ukinanura, waramburira Imana amaboko, wayibwira ngo uko bimeze kose nzi ko Yesu ankunda. Uko biri kose, uko biri kose, uko biri kose ntahinduka. Uko biri kose Yesu ntahinduka, uko biri kose Yesu aragukunda. Ntabwo mwabonye yo twasuye kuri mubwire, arakubwira ngo nimba muje kunsura nimunteguze, nimunteguze nshaka umuntu nterura anyicaze ankure mu cyumba ko ntimwambona. Nimunteguze nshaka umuntu nyambika ankurireho pampa, ankurireho isonde. Ariko uri kwibaza, ufite urusaku imbere y'Imana, ufite ingingo. Imana yaguhaye ibyo kurya by'uyu munsi, yaguhaye umugisha, yaguhaye abana bagiye kwiga, yaguhaye umugisha, wabonye aho urambika umusaya, ariko uri mu rusaku rw'ibintu bidafite, nakwita ko bitafite gahunda. Uri mu rusaku rw'ibitenge bitanu, uri mu rusaku rw'amakanzu, none uri mu rusaku rw'amaherena, uri mu rusaku rw'amasa, ibintu wavuga ngo ntibifite n'umumaro. Twakwita ko bidafite umumaro. Igifite umumaro ni ukuri guhumeka. Wakujyana CHK bakakwishyuza fagitire y'umwuka gusa, wavayo urambura amaboko uvuga ngo Mana ngo narakubonye. Ariko umunsi ku munsi tujye tuvuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Njye narabwiye ngo hari igihe ndyama nahindukira nkumva ingingo zimeze nkaho zitari gukora, meze nkaho nabaye pareze, nkatangiye gusenga mu mutima ngo Mana ngarurira ubuzima, ngarurira imibereho, ngarurira ingingo, nkumva birakunze. Nimuze abantu baryama se bakagendera ko bari baryamye ari bazima, bakabyuka uyu musaya wagiye gutya, akabyuka atabasha guhina gutya. Ntacyo tudafite Imana itaduhaye, ntacyo udafite utavuga ngo Mana warakoze. Ibindi byose nabwe ngo igishoro cya mbere n'ubuzima, igishoro cya mbere nuko turiho. Mube mu mwanya wo kuba imbere y'Imana, ubu mwanya wo gutinda imbere y'Imana, ubu mwanya wo kusenga. Senga, 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 wongere usenge, utinde ku mavi, utinde ku mavi, wubake igicaniro ahantu abantu bose batamenya. Igicaniro cyawe ni Imana. Umva, wisengera Imana, Imana izakugarukaho, Imana izakugarukaho, Imana izakurwanirira ibikugoye, ibikuruhije. Noneho intambara waba ugira zaragizwemo n'umuntu uruhare. Hari abantu bajya bagira uruhare mu ntambara z'abantu. Umuntu agahagurukira kukurwanya mu kazi, umuntu agahagurukira kukurwanya mu rugo rwawe, mu rugo rwawe umuntu agahagurukira kukubuzamo amahoro, umuntu agahagurukira kukubuza amahoro mu kazi ufite, mu ishuri.
ibyo bintu byose intambara umuntu wese yakugururiye iyo utinze ku mavi Imana irakuburanira kandi ababisha bawe urabanesha. Muve mu gihiriri, muze mwenyine mwihererane n'Imana, muze mwenyine mutindane n'Imana, muze mwenyine muvugane n'Imana, muze mwenyine mubaho mushaka kuba, ugere mu kazi kawe mbere, usengera akazi kawe, uvuge ngo Kristo we ndahageze, ngwino nawe ukora icyo ugomba gukora. Ibindi si ibyawe, Imana izagize ikurwanirire. Uri mu rugo rwavuga ngo aha niho nkwiye kuba, uru ni urugo wampaye, niwe wari umpitiyemo, ngwino ngewe icyo ngomba gukora naragikoze, nawe ngwino ukora icyo ugomba gukora, Imana izabikora. Muze mwenyine twihererane n'Imana, dusenga ubudasiba, twizere Imana, Imana izaturwanirira, Imana izadufasha, Imana izaturengera, kandi ubuzima buzarushaho kugira icyanga. Katuririmbe n'iyi ngiyi ya 49 ibihe nsenga Uwiteka. Turi kuvuga ngo dusenge ubudasiba, dusenga ubudasiba, tube mu mwanya wo gusenga, tube mu mwanya wo gutitiriza. Wa muntu wo muri Bible ngo ntago yubahaga umwami, ngo umwami nta nubwo yubahaga Imana, ngo ariko ngo abonye ngo ukuntu atitiriza ngo aramurengera. Hari ibintu bikurwa no gutitiriza, hari ibintu Imana igikuraho kuko watitirije. Titiriza, wemere ugaragare nk'umuntu udafite ubwenge, ariko utindane n'Imana. Imana izakugarukaho, Imana izakuburanira, Imana izakurengera, ibyawe Imana izabishyira ku murongo. Abantu bose bazabona Imana wizeye, abantu bose bazabona Imana wiringiye. Ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigire aho datari, muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, nsinda ubukana bw'umwanzi. Mu bihe byiza byo gusenga, ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwiyereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe, nogeze ibihe byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka bijya bimara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga, 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 ku bihe byiza byo gusenga. Amena. Ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Nta kindi cyagukura mu mpagarara. Amagambo meza yo kuri mubwire ngo mukunda amagambo tubwira abantu, ntago yagukura mu mpagarara. Wagira akanyamuneza k'umunota umwe, ukumva rwose urishimye, ushimishijwe n'abantu bagukunda, ariko impagarara zihagaze mu mutima wawe. Ibihe byo gusenga Uwiteka, ibihe byo kuva mu gihiriri, ibihe byo kuba ku mavi, ibihe byo gutindana n'Imana, nibyo byagukura mu mpagarara. Uzi ko umuntu ajya mu bihe byo gusenga ukamera nk'umuntu uri mu icuraburindi cyangwa ahantu nko mu gakinjiro, ahantu hasakuza, umeze nk'aho ariho utuye. Ibintu bikagucanganyikisha, ariko kubw'ibihe byiza byo gusenga wagera ahantu bakajya bakwaza ngo wisiga iki? Ese wisiga iki? Kusa neza. Hari umushuti wanjye nari mfite, iyo yabaga mu bihe byiza byo gusenga, yari mu gihe nawe kigoye cy'ubukene, ariko papa wawe yari yarapfuye, ari imfubyi adafite uburyo, akajya nyine aguma mu myenda, ari umwana w'umusore. Ariko yaba mu bihe byiza byo gusenga, yakora iminsi 40, yakwisubira ku kazi yambaye inkweto ye n'ishati ye ngo papa we yamuguriye. Abantu ku kazi bakavuga ngo ese ko wambaye neza, kusa neza.
akajya aseka. Ariko yaba yaravuye mu mwanya we, yaba atakiba mu bihe byiza byo gusenga, yagenda niyo yagura ipantaro n'inkweto, muzikunira n'ibintu by'abasore bihenda, akagura urukweto rwiza n'urw'ibihumbi 50 akajya ku kazi, ntihagire n'umuntu umubwira ngo yambaye neza. Ageze arambwira ngo ariko ngo niki gitera wenyine abari bubibaza, ubwo yari yarakamutse atakiba mu bihe byiza byo gusenga, ngo ntureba ngo ukuntu mba nambaye neza. Ubwo nanjye hari igihe mba ntabaga nanabibonye. Ubundi ngewe ukuntu nteye abanzi neza ntaraza no muri ibi bintu, nimba wambaye neza niyo naba nkubonye mu mujyi, nimba usa neza, nimba mbona ufite ikintu cyiza, mpita nkubwira neza siri place, nkabwira ati wambaye neza, usa neza, nkabikubwira. Nuko akambwira ngo ariko se ngo ubu ngubu ngo niki gitera yuko ngo abantu ngo batabona ukuntu nambaye neza. Nise wambaye neza ngo cyane ngo nambaye neza ngo kandi inkweto ubona yarampenze. Yari inshuti yanjye, n'ubu ni umushuti wanjye, ariko akunda umuntu aba ari kure yawe. Nise ni kubera iki se ngo ku kazi nta muntu umwe yigeze mbwira ko nambaye neza ngo kandi shaye inkweto yarampenze. Iyo nibura ntago babibonye. Ngo yango ngiye ngo maze kubibona. Umaze kubibona gute? Ngo mvuye mu minsi 20 ngo cyangwa iminsi 21 ngo niyo naba nambaye ngo umwenda ngo ntuzigiye papa yapfiriye ntindabizi, ngo akaba ariho nambaye ngo abantu bambwira ko nambaye neza. Kubera iki? Hari ubundi bwiza buva mu mbaraga z'isengesho, hari ubundi bwiza buva ahantu watinze, hari ubundi bwiza buva hahandi uba usa naho, ukagenda usa naho. Hari umuntu umwe wigeze kutubwira ngo se ngo mwitana uruho rucamo ngo uvanamo iki, ngo ugenda unuka iki, ngo cyangwa unuka imyotsi yitanura. Arangije arambwira ngo ntureba ngo ibi ni bishyashya, ngo ariko kuko nari mu bihe byo gusenga ngo ndi mu byaha ngo nta wabibona. Arabizi nawe subiza amaso inyuma, uribuka ko iri mu bihe byiza byo gusenga. Kandi kuba mu bihe byiza byo gusenga ntibivuga ko intambara zitazaza, zizaza zikwisukiranyeho. Ujye ugera n'ahantu wiyumanganya, uri no mu muhanda amarira yisuke, ujye ubaza Imana ngo ese Mana ngo urambona, ngo ese Mana ngo uranzi, ngo ese Mana ngo uri kumwe nanjye. Ariko Imana igira gutya yeyura umubabaro, ugera ahantu kuko watindanye nayo, yange ko abantu bagucishamo ijisho, bakubwire ngo urasa neza, urasa neza bisiga moviti, abandi bisiga amavuta y'ibihumbi 80, urasa neza wambaye urukweto rwo muri rimwe. Ariko Imana irusiga ubwiza bitewe n'ahantu watinze. Uyu munsi ndi kumva nshaka kubwira abantu nimuve mu gihiriri. Abantu benshi bayobotse amatorero, nta muntu utakigira adresse, nta muntu udafite ahantu rwose abarizwa. Twese dufite church, twese dufite ba papa, dufite ba daddy, dufite ba apotre, dufite abashumba. Ariko va muri icyo gihiriri, va mu gihiriri cyabo ba daddy na ba apotre n'abashumba, va muri icyo. Sinkubujije guterana, terana rwose na gahunda y'itorero yubahirize, ariko gira ibihe byawe byo kubana n'Imana. Muzikorera abantu babana mu matorero, amatorero akabigisha ko discipline zayo nizo bagenderaho, amasengesho bagomba gusenga n'ayitorero, umuntu akaba atajya agira ibihe byo kwihererana n'Imana. Nutagira ibihe byawe byo kwicaginga, nutagira ibihe byo kwihererana n'Imana ngo usabe imbaraga, uru rugamba ntago uzarutsinda. Uru rugamba ntago uzarutsinda. Uzatsinda urwo mu ishuri, nugera mu rwo mu rugo rukunanira. Urwo rugo nurutsinda, nugera mu rwo akazi runanira. Ujya mu kazi ngo mu kazi hose baranyanga, ubu urasezeye uvuye mu kazi, ujye mu kandi Imana iguha umugisha unakabone. Nugeramo kuko udatinda ngo umenye amakuru, umenye ikikwiruka inyuma, ikikwirukaho kidashaka ko utera imbere. Nugera mu kazi ngo yango hariya ngo ngura mu boss ngo nabonye ndeba nabi. Uza abantu barebwa nabi ariko bagakora bitewe na target bafite y'ubuzima. Uzi abantu bana yanjye we, uzi abantu bihanganira ibibarushya, bihanganira ibibaremereye bitewe n'iki, bakuye imbaraga ku mavi. Ngo ibihe nsenga Uwiteka binyemeza ko Yesu arasubiza. Nge na cameraman imbere ko dutangiye twahoze tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga ibintu Imana iba yarakoze, ibintu Imana yagiye dukorera tukabibonesha amaso yacu. Hari byo tutababwira hano mukajya ngo tuba tuje kwiyemera no kwirata, ariko twagiye tubona imirimo y'Imana, twagiye tubona Imana ivuga igasohoza. Muririmbyi bamwe yaravuze ngo imvugo ye ni ihame, iz'abantu zo zirahinduka. Amapromese y'abantu ntuzayategereze, kereka Imana izasunika ngo asohoze icyo yagambiriye, cyangwa Imana ikamukoresha bitewe n'iki ishaka gukora mu buzima bwawe. Ariko imvugo y'Imana ni ihame. Tinda kumvugo y'Imana kuruta kutinda kumvugo y'abantu. Tinda kumvugo y'Imana kuruta gutinda kubyo abantu bavuze. Abantu bazavuga ibigukomeretsa, abantu bazakubwira ayo magambo mabi, abantu bazakubwira ko udakwiriye, abantu bazabona ko udakwiye no kuvuga, abantu bazabona ko ntacyo washingiraho uvuga.
n'ubu umuntu ashobora no kuza muri comment avuga ngo mwawe uravuga imirimo y'Imana ngo wese wabonye iyi, ariko ngenzi iki Imana yakoze muri njye. Muve mu gihiriri, musenga Imana, umenye amakuru yawe undi muntu adafite, kandi utindane n'Imana. Imana ijye gusura mu nzozi, Imana ikikugendera mu ijambo ryayo, Imana ubane nayo ari wowe nayo ikwibwirira. Uyibwire ngo ndi hano mwami, ndi hano, nkoresha. Uyu munsi amateka y'ubuzima bwanjye buhinduke, uyu munsi imibereho yanjye ihinduke, uyu munsi nanjye mba umuntu wahamya imirimo y'Imana. Hari ibintu Imana ngo igikora bita igitsikamutima, ku buryo nubona abantu batangiye kuvuga ngo ayakareka ngo izo mana z'abarokore ngo izo nizi, ariko ngo ibyo n'ibiki muvuga wowe bitewe n'ikintu Imana yakoze, uzahagarara uvuge ngo ngiyewe ndabizi neza ko Imana igikura mu rupfu, ndabizi neza ko Imana igitanga ubuzima, ndabizi neza ko Imana igikura umuntu muri karande z'iwabo, mu bigirwamana by'iwanyu. Imana ikagukura muri karande z'iwanyu, mu businzi, mu basambanyi, mu basazi, mu bantu bazezengeye, ariko Imana ikagukura uzi neza yayo, ikagutoranya kugira ngo uzayikorere, ikaguhagarara, ikagukoresha ibyo abandi batigeze bakora. Bitewe n'iki? Nuko wayemereye ndetse n'umugambi ufite mu buzima bwawe. Muve mu gihiriri, muze mwibanire n'Imana, ubane n'Imana kuruta kubana n'abantu. Abantu se kubinginga, abantu biruka ukamera nk'uwigura, ejo n'ejo bundi bigapfa, ejo n'ejo bundi bakakuvaho, ejo n'ejo bundi bakakwihinduka, ariko Imana ntigihinduka. Uko yari iri n'uyu munsi ni kwiri, kandi igihe ugezemo iguhuza n'abajyanye n'igihe urimo. Igihe ugezemo Imana iguhuza nabo muri icyo gihe. Ni ikintu igenda byose iba yarabiteguye byose. Werega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega Mana umugambi wawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose uhora ari mwiza. Mana turagushimye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twe. Umuteguro wawe ni mwiza, umuteguro wawe urahambaye, umuteguro wawe urahebuje. Ni wowe watukururishije ineza yawe, ni wowe waduhamagaje amaraso yawe. Twebwe ntago twari kubasha kuvugira imbere yawe kubw'ibyaha byacu n'amateka yacu n'ubuzima bwacu n'imibereho yacu, ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi, kubw'urukundo wadukunze, wagiye ku musaraba ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Natwe twaje muri abo barushye, natwe twaje turemerewe, natwe twaje mu badafite shinge na rugero, natwe twaje mu badafite hepfo, ariko urangije kuko uri umubyeyi mwiza, uraduhobera tubwira ngo nimuhumure nanesheje isi. Ni ukuri turagushimira urukundo dukunda, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira umuteguro wawe mwiza kuri Mubwire TV. Hari icyo wagambiriye, hari umuntu ushaka kubwira ngo nave mu gihiriri, hari umuntu ushaka ko mwihererana, hari umuntu ushaka ko aza ukamubwira ibye, hari umuntu wabuze uhora ubonera mu bantu benshi ariko ukeneye kwaza ubwe kugira ngo umubwire muganire ndetse ugire icyo ugeza ku buzima bwe. Turakwemereye ngo udukoreshe, turakwemereye rwose ngo utugeze aho dushaka ko tugera. Icyo ushaka ko tubwira abantu bawe nicyo tuzababwira, nta na rimwe tuzabwira abantu bivuye mu mitima yacu, ahubwo turaguhamagaye Mwami Imana yacu, Mwuka Wera w'Imana naza dukoreshe, naza dushoboze. Waduhamagariye umurimo ukomeye, waduhamagariye umurimo wo gutanga urukundo, waduhamagariye umurimo wo kubwira abantu ko tubakunda, wo kubwira abantu ko ari beza, wo kubwira abantu ko ari ingenzi. Turakwinginze kugira ngo Kristo ukomeze utwuzuze umwuka wawe, ndetse uduhe n'ibyo dushyira abantu. Abantu bararushye, abantu bakeneye urukundo, benshi baruhijwe n'ubuzima, abandi baruhijwe n'imibereho, abandi baruhijwe n'imiryango, abandi baruhijwe n'amateka n'akavukire, ariko uri Imana ibasha gukura umuntu mu mateka ye. Uri Imana igihindura ibihe, uri Imana ijya yeyura umubabaro ugatanga ibyishimo. Umuntu wese ukeneye umunezero, umuntu wese ukeneye ihumure, twebwe birashoboka ko tutamugeraho, twebwe birashoboka ko ntacyo twabasha gukora, ariko mugenderere, ukoresha abandi bantu, ugira icyo ukora, ugira icyo uhindura, kugira ngo abantu bawe barusheho kunezerwa no kwishima. Urakoze kushoboye byose, urakoze kudukunda, urakoze kutwitayeho. Mana ukudukoreshe. Mubwire TV igeze kure, Mubwire TV ikoreshe iby'ubutwari, Mubwire TV ikoreshe. Ni wowe wayizanye, ni wowe wihagarariye, ni wowe
tugirayo, ngaho dukoresha udutuma aho ushaka ko tugera, turakwemereye. Abantu bawe ubaha amahoro n'umugisha, abantu bawe ubaha ubuzima kandi ubaha ibyishimo. Ikirutaho uzaduhe kubana na Kristo, uzaduhe kubana nawe, uzaduhe kwimana nawe ubuziraherezo, uzaduhe kuba mu munezero w'iteka, uzadukure muri iyi si yuzuye imiruho n'imibabaro. Ngaho tugirire neza, utange ihumure, utange ubuzima, utange mwami Imana umugisha, utange ubwenge, ugirire neza abantu bawe. Tubisabye twizeye izina ryawe rigera Yesu. Amen, amen.